yo kugomba gukomera turajyana. Abantu benshi b'abayuda bamenye ko hari haleluya, abantu benshi bamenye ko harimo n'abayuda nabo baraza. Icyakora ntabwo baje ku bwa Yesu gusa, ahubwo n'ukugira ngo barebe na Lazaro uwo yazuye. Amen. Muhaguruke duhe Imana amashyi duhagaze. Muhaguruke muhe Imana amashyi. Uhe Imana amashyi uko uhagaze. Amashyi menshi ku Mana muhagaze. Mwicare, mwakoze, muri abantu beza. Imana ibahe umugisha cyane. Uwiteka bagirire neza. Mu gice cya 11 atubwira ko Yesu yari yagize atya agera kwa Mariya no kwa Lazaro, ariko Lazaro yapfuye. Uyu murongo utwereka ko Yesu yari yamaze gukora igitangaza. Mbaza n'inkoni ivuga ngo Yesu akora igitangaza bihuruza abantu. Yesu agukorera igitangaza gihuruza abandi. Ibyo mvuze murabyumvise se? Yesu agukorera igitangaza gihuruza iki? Ntabwo murabyumva kuko mwaje gusenga. Mwaje gusenga Imana kandi babigishije. Ngese urumva ngiye kubigisha twageza 10:00. Abigisha babonetse n'abavuga ubutumwa bavuga ubutumwa. Ngene no nshaka kubigisha, narimo nshaka kubabwiriza ubutumwa, nshaka kubaha inkoni ubundi mugataha. Iyo umuntu bamuhaye inkoni kindi kiba gisigaye n'ugutaha. Yesu agukorere igitangaza. Yesu akurebe, akwitegereze. Uri muri literaniro, wa mubyeyi we, wa mugabo we, byaragushobeye birakuyobera, warifashije bigeze uwo biranga, ariko Yesu agukorere igitangaza gihuruza abandi. Vuga utamena. Yesu yakoreye igitangaza ahantu muri iyo karitsiye. Agerayo Lazaro yarapfuye. Amateka abantu na Bibiliya batubwira ko Lazaro yari inshuti ya Yesu. Lazaro Yesu agakunda kwa Lazaro, kandi Lazaro akagira abashiki be bangahe? 2, Mariya na Marita. Igihe Yesu yajyagayo niyo yararaga, akaba ariyo yirirwa iyo yabaga ari hafi aho. Akarya ibiryo bya saa sita, icyayi cya mu gitondo, akarya ibya nimugoroba rimwe na rimwe iyo yabaga hari. Abaturi kumwe, haleluya. Bivuze ngo bari abasiribateri b'abakobwa 2 n'abasiribateri b'abahungu 2, Lazaro na Yesu, n'abakobwa 2 na Mariya na Marita. Bakaryama bakabaho mu buzima butandukanye. Yesu akagenda yanagaruka akaba ari yajya agirira umutekano muri uru rugo. Umunsi umwe adahari Lazaro ararwara. Arwaye batumaho Yesu, baramubwira ngo ukunda agize gute? Ararwaye. Bari bazi ko atatinda kubera imikati n'amandazi yariye, kubera umuceri n'ifiriti yaririyeyo. Bari bazi ko Yesu atagira gute? Atatinda. Noneho haleluya, Bibiliya Bibiliya iravuga ngo barabimubwira. Mu gice cya 11 uhereye ku murongo wa mbere arabimenya, barabimubwira. Babimubwiye ngo yibera hamwe n'abigishwa. Muzasoma icyo gice cyose, muzasanga nta bindi Yesu yari ari gukora. Muzasanga Yesu yari ari kumwe n'abigishwa, nta kandi kazi. Iyo tusomye icyo gice tubona nta kandi kazi yari ari gukora. Baratubwira ngo abwira abigishwa ngo nta kingo ararwaye, ngo ariko iyo ndwara ngo ntabwo ari yo kumwica. Birarangira, bagenda babiganira, igice kirarangira. Ariko bigezaho ku munsi wa 4 ngo Yesu arahaguruka ajya kwa Marita na Mariya basigaye. Musaza wabo yagize gute? Yapfuye. Icyama Yesu bikamuhagurutsa, haleluya, bikamuhagurutsa akaza ahantu uri. Nuko ngo agezeyo, Mariya na Marita baramubwira bati musaza wacu yarapfuye. Iyuba ubushobozi bwawe turabuzi, n'imbaraga zawe tugize gute? Turazi. Iyuba hano ntabwo Lazaro bagize gute? Aba yapfuye. Abasubiza igisubizo kinyuranye n'ibyo bamubajije. Buriya Yesu ni umuhanga, arabasubiza ngo nimwizere. Murabona ubwiza bw'Imana n'ibintu bidahuye, nta hantu bihuriye.
baramubajije baramubwiye iyubaha, haleluya, iyubaha musaza wacu ntabwo aba yagize gute, yapfuye. uje yapfuye, twarashinguye hashize iminsi ingahe, 4. none uraje n'ibiryo wariye n'uburyo wabanaga nawe, arabumva abasubiza igisubizo kigufi, nimwizera murabona ubwiza bw'Imana. bati ibyo tubwiye naho turi kubyumva. arongera bisubiramo, ariko haleluya, arababwira ngo ndimwizera murabona ubwiza bw'Imana. abana ntibari kubyumva, baramubwira bati wowe ntabwo uzi ibyabaye, na bene wacu bari kurira bicaye, wowe ukazana ibyo kwizera ko yapfuye, turizera iki? iyo uzi ukarivuga agihumeka kuka ko ari bubeho. umudamu ati barasenze, iti ndamukiza, bukeye arongera arapfa. siko yahoze ashima. Yesu abatanze igisubizo kinyuranye, nimwizera murabona ubwiza. ku murongo wa 35 bamugejeje ku marembo, abana abagabo n'abagore bari kugira gute, bari kurira, nabagira gute, abararize. bati nawe biragucanze. nuko ngo aratambuka, ageze imbere, Marita arongera aramubwira ati waduteye umubabaro, dufite n'umujinya, twarakurakarariye. bati ntibyanditse muri Bibiliya ibyo byose, ariko buriya barabivuze, twararakaye. iyo uza mbere, hari umuntu wankuye muri telefone ngo nuko yambuze, yarambuze kumbura gusa, none ngo yavanye muri telefone. atuye Gisenyi mu mujyi, yarambuze, yantumyeho umuntu arambwira ngo ugende umbwirire mwarimu na Staze ko muvanye muri telefone, kuko nashatse ko dusengana, none yarabuze. none rero umubwire ko mukuyemo. namuhaye na message kuri WhatsApp, mbona ntiziri kugenda, mbona ko yamvanyemo koko. Mariya na Marita babwira Yesu, baramubwira bati twarakwanze. iyo uza mbere ukakora ibyo ugomba gukora, musaza wacu twarashinguye, ukazanaha n'ibyo kwizera, turizera ibiki twarashinguye hashize iminsi 4. ngo Yesu arabyumva, ariko haleluya, nyeganyeza mugenzi wamubwira ngo Yesu ari kubyumva ibyawe. Yesu ari kubyumva, Yesu ari kubyumva. haleluya, 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 haleluya. Yesu ari kugira gute, ari kubyumva. ngo Yesu arabyumva, arangije aravuga ati ariko ubundi mwamushinguye he? bati niriye fu. ngo bagize gute, ati munkurikire. baramukurikira, baramanuka. Mana we, nasomye Bibiliya irambwira ngo ageze ku gituro, ngo ahageze arararama gusa. agira gute, arararama. arangira bati data ndagushima kugira gute, kunyumva, ubusanzwe uranyumva. ati mukureho igitare. haleluya. iyo Yesu ageze kuri tere atangira gutegeka. iyo Yesu ageze arategeka, abarategetse ati mukureho iki, igitare. abari aho baramubwira bati nidukureho igitare umunuko ntiturawukira. ati ndavuze. ariko haleluya, nimusoma muri Bibiliya mu Itangiriro uhereye ku murongo wa mbere ukagera ku murongo wa 26, muzasanga handitse ngo ivuga iti, ivuga iti, ivuga iti, ivuga iti. kuri iyo mirongo yose niko handitse. reka mbabwire, Yesu yaravuze ngo ndavuze ngo. ariko haleluya, kuri iyi si yose nta wundi wavuga nk'ibyo keretse Yesu umwana w'Imana. we mumumera amasharakarama, mumumera amashi Yesu. aravuga ndavuze ngo mukureho iri gitare. bakuraho igitare. aravuga ati ndagushima kunyumvise, n'ubundi ujye unyumva data, uhabwa icyubahiro. abaranguruye ijwi tumva Lazaro we sohoka. aba turi kumwe, haleluya. soma Bibiliya irakubwira ngo Lazaro arumva. nasomye Bibiliya irambwira ngo Yesu aravuga intama zanjye ngize gute, ndazizi, nazo ziranzi, zizi ijwi ryanjye, nta rindi jwi ryakwitaba. haleluya. maze ngo Lazaro arumva. abahanga baravuze ngo iyo Yesu avuga ngo abapfu bazi, hari kuza Lazaro n'abapfuye mbere. ariko yahamagaye Lazaro vuga ngo Yesu aranzi, Yesu aranzi. haleluya. byakomera bitakomera, Yesu aranzi. ntabwo mubyumvise, ikomange ku gatima uvuge ngo Yesu aranzi.
ndiyo banyanga ariko Yesu agize gute aranzi. Sawuli yigeze ahiga umukwe witwa Dawidi, murabyibutse? Sawuli yigeze ahiga umukwe wa Dawidi, aramuhiga kugeza ubwo afasha abantu ati nimugende mujya kundebera uwo mutipe ko hari ngo nagake kanje kigize kagarara kajya gakoreshwa ngo ibitangaza, mugende mundebere ko gahari ndagakura mu mwuka. Bagezeyo basanga Dawidi agize gute arahari, araryamye na mugore we Mikali. Baragenda babwira Sawuli batuzi n'ikindi, tugezeho dusanga agize gute araryamye, none dukora iki? Atumva, mugende mukure mu mwuka umusenzi. Ariko kubera ko Imana ari izi Dawidi, ongera uvuge ngo Imana iranzi. Imana ikoresha Mikali, umukobwa wande wa Sawuli, ngo arangije aramubwira ati mugabo wanje ndagukunda, reka nkingure idirisha. Ariko haleluya we, reka nkingure idirisha nkunyuzemo abagukwica baje. Ngo akingura idirisha. Umva Bibiliya uko ivuga ngo aho Dawidi yararyamye aharyamisha igishushanyo cya Terafimu, ngo amaze kwiyakiryamisha ngo abagabo bavuye kuri Sawuli ngo baraza baravuga bataracyryamye, Mikali ataracyryamye. Kumbe umuhungu yanyuze mu idirisha kibunama amaguru. Ariko haleluya, iyo tuje gusenga turiruka tukabisiga aba turi kumwe. Haleluya, mumpera Imana amashyi kuko igidukikije. Dawidi yagiye yirutse ageze kure, Mikali nawe atararyamye. Bagiye kureba borosoye basanga Dawidi nawe n'igishushanyo gihari. Baragenda babwira Sawuli ngo cyagiye twakubeshaga ntabwo yari Dawidi. Kumbi yari Dawidi, amaboko y'Imana anyura mu maboko ya Mikali aramutabara. Haleluya, haleluya. Hari amaboko yananiwe ariko Imana ntiyananirwa. Amaboko yawe yarananiwe, aya bavandimwe arananirwa, ariko Imana ntiyagira gute ntiyananirwa. Ababyumvise tuvugane ngo amen. Mumpera Imana amashyi mundira agahora ku ngoma. Arahamagara Lazaro soka. Soma Bibiliya iravuze ngo Lazaro soka zingazinze mu myenda. Asoka zingazinze mu myenda. Yesu aravuga ati ntabwo nagusiga ntya mwana wanjye. Haleluya, ariko ntabwo nagusiga gutya mwana wanjye. Mukobwa wanjye sinagusiga gutya. Mubyeyi wicara ntabwo Yesu yagusiga gutyo. Muhumure ntabwo Yesu yabasiga gutya. Banyamasengesho ntabwo yabasiga gutyo bigihambiye. Aravuga ngo oya ntabwo nagusiga. Abaronge, ariko haleluya, ariko haleluya, abaronge aravuga ngo ndavuze ngo mugire gute mumuhambure. Baba baramuhambuye. Avuga irya gatatu, ndavuze mumureke agira gute agende. Haleluya, haleluya. Ndavuze mumureke agende. Ngo aragenda ageze imbere, Yesu aravuga ngo mumuhe n'ibijya rye. Iyi nkuru biramenyekanye. Igitangaza cya Yesu kiba kigize gute kiba nyirakiramenyekanye. Hanyuma tugeze mu gice cya 12 nibwo tukigezemo. Nimusoma basomye ku murongo wa 9, ariko nimusoma ku murongo wa mbere haranditse ngo Yesu abagiye Betaniya, abasubiyeyo hahandi yakoreye cya gitangaza, ngo bakubitanye na Lazaro. Ubundi bibereye mu nzu bari mu munezero, abantu bose inkuru yamamara ko Yesu ahari. Yesu kiza, Yesu kora ibitangaza ari hano, Yesu kora ibitangaza ari muri iri teraniro. Ngo baba barirukansa ngo babibwira abantu bose. Ku murongo wa 9 ndihuse hatubwiye ngo bamaze kubivuga abayuda nabo bagira bate, nabo baraza baravuga bati izi nkuru ni impuha, katujye kwirebera. Ngo ntabwo bazanywe na Yesu, bari baje kureba igitangaza Yesu yagize gute yakoze. Ngo barirukanka ngo baraza, abayuda nabo baraza. Ngo ntabwo bazanywe no kureba Yesu, ahubwo bazanywe n'igitangaza Yesu yari yagize gute yakoze. Gihuruza abayuda. Uzasome Bibiliya
izakubwira muri kabiri mu kuva, izakubwira ngo mushiki wa Mose yari yamwitaruye, ariko umukobwa wa Farawo wamanutse amaze gukura akato Mose arimo mu mazi, nawe yaraje aravuga ngo ntabwo byaba nahari, reka byegere. Igitangaza Imana igikore gituma abo mu mudugudu bemera imbaraga z'Imana, bavuge ngo turemeye iyi ni Imana ibikoze. Haleluya! Baza bavuge bati tubonye imbaraga z'Imana, tubonye gukora kw'Imana, kuko Uwiteka Imana ishobora byose, abasha gukora, abasha kunesha, abasha kwihesha icyubahiro, abasha gutegeka. Imbaraga z'Imana abayuda barazemera. Noneho reka mbabwire, soma umurongo wa 18 na 19 Papa Debo, hepfo aho hepfo, soma umurongo wa 18 na 19, mwumva iki Bibiliya ivuze. Ivuze ngo iki? Kandi nicyo cyatumye abantu benshi bajya kumusanganira. Haleluya! Natwe twaje kumusanganira, twaje ngo duhure nawe mu iteraniro ry'abera. Yego rata, kubera ko bumvise akoze icyo kimenyetso, baravuga bati tugomba kuva iwacu tukajya gusanganira umwami Yesu. Nuko abafarisayo baravuga, ariko haleluya, haleluya, abafarisayo baravugana bati murareba, murarushwa n'ubusabanga Yesu, dore rubanda rwose ruramukurikiye da. Haleluya, haleluya. Abafarisayo baravuga bati kuko nihuse, ariko mo hagati yaranditse ngo abafarisayo nanga abatambyi barateranye ngo rero dushaka uburyo twica Yesu, twice na Lazaro. Niko byanditse, dushaka uburyo twica Lazaro na Yesu baveho. Birabananira. Bageze ku murongo wa 19, Bibiliya na 19, Bibiliya iravuze ngo bibananiye, babona ahubwo abantu benshi bari gukurikira Yesu, baravuga ngo biratunaniye bya bintu. Muzasoma Bibiliya mu kuva igice cya 8:16, bazakubwira ngo abarozi nabo bageze kwa Farawo. Farawo yarabatumye arababwira ati dore ibishega babizanye, babizamuye, babigeza ku isi, none namwe zambaraga mwakoresheje mu gihe inkoni Mose na Aroni bayishiraga imbere yanjye, nabarizo mugenda, abarizo mwongera gukoresha. Umva Bibiliya ukuvuze ngo abarozi baragenda, bageze imbere ya Aroni baravuga bati bimwakoze natwe turabikora. Abo ni abarozi n'abapfumu n'abakonikoni, ngo baravuga bati bimwakoze natwe turagira gute, turabikora. Ngo ariko babikoze bigira gute, birabananira. Barabwirana bati tujye kubwira databuja ko akazi yaduhaye kagize gute. Baragenda babwira Farawo, batumva Farawo, ibintu wadutumye byatunaniye. Byagenze gute? Bazamuye ibishega, twe tubizamuye biranga. Byabananije iki? Kubushize mwarambitse inkoni hasi zigahinduka inzoka nk'iyabo. Baramubwira batumva rero mana Farawo, ntabwo ari Mose na Aroni, ahubwo ni urutoki rw'iki? Urutoki rw'Imana rwabikoze. Ntabwo ari imbaraga zawe, ntabwo ari imbaraga zawe. Haleluya! Ntabwo ari imbaraga zawe, ntabwo ari imbaraga zacu, ni urutoki rw'Imana, ni imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zigukoreho, zigendagenda mu byawe mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zigendagenda mu buzima bwawe, imbaraga z'Imana zigendagenda muri gahunda zawe mu izina rya Yesu. Aba turi kumwe, haleluya. Hagarara weho ufashe Bibiliya, hagarara nawe, uhagarare nawe, wambaye rinete y'igi uhagarare, wowe uhagarare, wowe namuze uri inyuma hagarare, nawe uhagarare, nawe uhagarare, nawe uhagarare, nawe uhagarare, nawe uhaguruke, hanyuma babwire icyo Imana imbwiye. Aba turi kumwe, haleluya. Numvise ijwi ry'umwuka rimbwira ngo Imana ijya gukora igitangaza, iyo ndasiyo yo kukwica nk'uko ubyumva. Uranyumvisije? Nubwo ubyumva ariko ntabwo ari yo kukwica, nubwo bahambira ariko ntabwo ari yo kukwica. Barabyumvise, uranabirota, uranabigendana, ariko umwuka wera uri hano avuze ngo ntabwo ari yo kukwica. Muhereze Imana amashyi. Satani